Barundirimbira ko kavasi ubundi Shema nawe ambwire iyo gospel. Nje sinjamarana ni baby kabiri ndindaya menya ruko nabatijwe na Pastor Misaya. Bura kwa naho tujya duferingira umugore n'umugabo abagabo ho tuva tukagera bro amafaranga 1,100 byanje cyangwa 200 iyo mbiguhaye bro ugomba kumekisha ko ugomba kubirikukana ugomba kubishimira ukabirikunayizinga ko 1,100 byanje ntago nabuze umuntu mbihereza bino bintu aho bigeze ntabwo ubwo uzongera kumbona ngo nasubiye inyuma niko watekerezaga ko natekerezaga nyine ngo ntago nshobora kuzasubira inyuma ngo bari umugabo gusa hari yabari wiki arutwa no kuba yaba n'umugore yakwambara ijipo. Blessings nizere kumeze neza cyane aho uri hatandukanye ukunda ibigano bya Leya Entertainment ndetse na Top TV show aho uri hatandukanye waburi mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda ni by'agaciro kuba bamaze gukora subscribe ubundi twajya tuganira n'abantu batandukanye abari muri entertainment abahanzi abantu bafite ibintu byinshi basangiza abanyarwanda by'umwihariko bigira icyo bibubakaho mu buzima bwa buri munsi. Bari kumwe na Shema ameze itese ameze fresh kabisa biragenda umunsi ku wundi tugomba kubana 5 kuri 5 tukabagezaho ibishya byinshi cyane bigiye bitandukanye ni inkuru n'ibiganiro n'abantu bashya n'abanyamuziki n'abanyadutendo n'abantu benshi baje bakora ibintu biri big ibintu by'ibisore ibintu biremereye 5 kuri 5 wabona kuri Top TV show wabona kuri Leya Entertainment niyo mpamvu twahisemo kuzana uyu mugabo hano no mugabo reka mwita umugabo kuko ibikorwa yakoze ni ibintu by'abagabo cyane. Yitwa Muchoma ubusanzwe ngiye ni inshuti yanjye mu by'ubuzima busanzwe turi inshuti yari abagabo bahurira abantu benshi. Muchoma bitize di fresh cyane meze fresh ingofero birago no abantu bose bari kutureba banande beneza mu maso cyakora ngewe ubundi mfite ibintu byinshi ndi kukubaza uzi impamvu duherukana kera yego no mu gihe duherukana wagiye ukora ama episode biganiro nkajya mbibona kuri TikTok na Instagram wanyamani Muchoma ubu ngo afite ibitekerezo byinshi koko yego ariko apari ibyo ngibyo ufite umuziki mwiza hari indirimbo yasohotse yakozwe na Beatkiller indirimbo yitwa ni tubayumwe ni Beatkiller na Noxy on the beat nibo bayikoze kabisa bakoze akazi keza Charlotte kuri bo kabisa. Mbere ko tujya mu bindi bintu byose rero ndumva twatagira ku muziki kugira ngo mukanya nize kuza kubaza ibintu tutaza kuza kubivanga. Iriya ndirimbo nayumvise uburyo itangira naje kumenya ko ari gospel yego ariko uburyo itangira ngo ntabwo urambana no mu baby kabiri ndindaye Barundirimbira ko kavasi ubundi Shema nawe ambwire iyo gospel. Nje sinjamarana ni baby kabiri ndindaya menya ruko nabatijwe na Pastor Misaya narozwe ibiya vizi ihora muri fire nk'ibyo ngo yabatijwe na Misaya avugaga so anyway ni igitekerezo nibyo kuvuga n'umuntu uri gushaka kugerageza kwegera Imana cyangwa ushaka gufata umwanzuro kuba hafi y'Imana ari muri chorus niho havuga ngo Mana nje nawe tubayumwe ubwo bamaze kwihana yego mbamaze kwihana so tuba turi gutanga story rero yuko urabona umuntu wese uko yaba ameze kose iyo wumvisha ngo umuntu ngo ndakijijwe somehow impamvu iryo jambo rijya riza nuko wenda ushobora kuba warakoze ibintu hari amafuti uzi neza ko ukora mu buzima bwawe ukavuga ati ubu ngubu narakijijwe cyangwa abandi bajya kuvuga ibintu byabo byose bakoze sinzi ukuntu bagize ngo kudeliver niba ari deliverance kuri ibyo ngibyo ngo deliverance so rero no kuvuga ngo iyi rero ni indirimbo tunyine bivuga abantu nubwo atari njyewe in personally ariko ni ibintu nyine duhuriye muri rusange tu abantu yego. None se birashobora ko umuntu ashobora gukizwa abetse ndabyita gute nuvuga ngo gukizwa ngewe uburyo ahubwo hari gukizwa no kwihana yego sinzi ibintu numva bidatandukanye yego so wowe warakijijwe ariko ntiwihaniye rujya da ngewe ntiyakizwa sasa reka mubwire iyi ni indirimbo gusa ni art isanzwe itari ntago biri kuwita binzaho direct gusa njewe ubwanje ahubwo ni igitekerezo umuntu avuga ati ariko we hari abantu bameze gutya usibye ko nanjye ntashobora kwikuramo nanone buriya ntibazakubeke ko byamera ko umuhanzi
aririmba ibijya gusa nawe cyangwa se biri hafi gusa nawe cyangwa se abantu bamuri uruhande bameze nkawe uri kubyumva none uyu muntu aririmbye ibijya gusa nawe hagati y'indaya n'umusinziriye iki rero reka nkubwire ntacyo ndicyo aho ngaho ntacyo ndicyo aho ngaho yego icyo kora byose ntago njajinga umuntu uretse ko ku nzoga aho wenda nshobora kunywa gakeya bisanzwe urasogongera ntunywa ndasogongera ariko ntago ndi ntago kamemera abantu barabibona ntago ndi wa musore ushobora kuba wanywa gusinde pe cyabikoze mane nanga n'umuntu wari wese ushobora kunywa agasinda bro nyine biba bigaragara nabi waba uri umugabo waba uri umugore no ku mugore we biba binakabije cyane bazo kubiri kugwa bakagenda bagufasha mu ntoki so rero nkaho gake bisanzwe iby'uburabyo ndi umwana mwiza cyane rwose n'abakobwa barabizi Mucoma kubera iki iriya ndirimbo uri mu misi imeze gute uri mu misi yo kwiyegereza Imana ku buryo ushobora kuvuga ngo reka ntekereze gushyira hanze iriya ndirimbo reka ntekereze gusohora iyi ndirimbo abantu barayikeneye akenshi noneho iby'abahanzi umuhanzi aririmba kenshi bijya guhura n'ibyo ari mu buzima bwa buri munsi cyangwa se ari kubona hanze kubera iriya ndirimbo sasa rero mane nago abantu batabizi buriya ndi umuntu w'umukristo buriya tu buriya ndi umukristo by the way ahubwo kuba umukristo ntabwo ari ngombwa ngo ngende mfite bibiliya cyangwa se ngo njye gusenga buri cyumweru uburerega ntibazababeshye urusengero ni nka kampani yego cyangwa se ni nk'uruganda cyangwa se ni nka butike nyine uko mwabyita byose urusengero yego hariya hantu haba harimo business kuvuga ngo ubundi ni nka restaurant y'abantu bari hariya muri restaurant baza harimo it's all about money kuvuga ngo iyo abakristo ari benshi harimo amafaranga yego ibyo byo ndabyemera singiye kubijajinga umuntu ufite urusengero umuntu ujya ku rusengero nakomeza agiye kuko nanone agiye gukonsuminga ijambo ry'Imana umupasere hagaze hariya hantu ari kuvuga icyo cyo ntago ngene nakijajinzeho ariko nanone ushobora no kuba waguma mu rugo iwawe ukicara mu cyumba cyawe ugakora meditation ukisobanukirwa ukaba hafi y'Uwiteka n'uwakuremye kandi ukanasenga nawe neza bitagusabye gufata Bible ngo ugende mu muhanda nyine ngo bakurebe ko usenga buri munsi kuko tubimaze no kugaragara ko abantu basenga cyane nabo bakoze ibibibi ngo nkuzi zibibi hari akantu kavuga ngo se ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka bivuze ngo ngiye najye sinya judging umuntu utajya gusenga cyangwa se ujya gusenga ariko njya nkunda kuvuga ngo babikorana ubwenge yego pasiteri ibyo ari bukwigishe nawe gira uruhare rwo kugira ngo ubisesengure umenye ibyiza n'ibi birimo kuko ni benshi mu bapasiteri batera abakobwa abandi amada ni benshi mu bapasiteri banywa akayoga bagasinda tukagira ubundi reka nkubwire hari padiri bari bamaze no kwirukana kubera ubusambanyi n'ubusinzi bahise bamugira umuyobozi ushinzwe préfet des études mu kigo cy'amashuri comment yari haritse ibi bintu none abikuye mu rusengero abijyanye mu kigo cy'amashuri so nta ntungane cyangwa se sinzi uburyo ibyo nabihereza izina nibyo navugaga nyine buri wese nyine afite ubuzima bwe agomba kuyobora nibura umukobwa w'umusambanyi cyangwa se umusinzi fata umwanya witekerezeho ubura iyo ubwiye umuntu ngo shanga waretse izo nzoga sha waretse ubwo busambanyi ahubwo ni nko kumubwira ati komeza ahubwo wowe umuha umwanya wo kuganira nawe gake gake arahinduka dore ikibazo ubundi gihari abantu ku isi hano twebwe twese tubayeho mu kajagari buriya njye nizera ko buriya umubiri w'umuntu ubundi dufitemo ubumana muri twebwe indani ahubwo ntabwo tujya tubushakisha ngo tububone sibyo kubera ko nshaka kugira ngo unezeze nshaka kugira ngo unezeze uri kubyumva nshaka kugira ngo numve opinion yawe uko ndi bwambare uko ni icyo ndi buriki uko ngomba kubaho ibyo rero bikadushyira mu kajagari ko kudashaka kumva wowe umubiri wawe ariko buriya sinkubeshye umubiri wawe buriya njye ngira n'impano ku buryo iyo ndi mu muhanda nkumva feelings zanjye ko hano ashobora kuba ikibazo hari ubwo bijya bibaho kuko ntari Imana
nkanga kumvira umutima wanjye ariko numara watiyongeza imbere bro icyo kibazo kirabaho bisobanuye ko buriya mana umubiri ufite imbaraga za danje buriya buri wese nemera ko wari ukwiriye kujya wumva umutima wawe nama cyane eda uri gukundana n'umukobwa cyangwa se umukobwa ari gukundana n'umujama umva umutima wawe cyane kurusha uko wakumva abandi bantu ku ruhande y'aka groupe kawe k'abakobwa bagenzi bawe cyangwa aka groupe k'abajama bawe uriya mukobwa ni mwiza uriya mukobwa ntago ari mwiza uriya ngimico umva umutima wawe wo mutima nama wawe ufite conscience niyo ituma twe dukora ibyo dukora buri munsi kuko nujya gukora ikintu umutima nama wa mugani wa mucama ukakubwira ati ariko ibyo bintu urimo ni ibiki nushaka kubireke kuko at the end of the time usanga habayemo consequence mucama ko numva nawe uzashinga urusengero by the way n'ubundi ahubwo kanukora ngiye kwiwe naho isukavuga n'ubundi niko kanuna ncaga kuvuga ufite gahunda yo kuzaba mu pasiteri ubundi mu nzozi zanjye ntago ari ukubeshya nashaka kuzaba president inzozi ariko ureka da w'igihugu bro mucoma ariko yarafite inzozi zo kuba president ubu ngubu rero hari igenya niyongoza nkavuga ati buriya reka mubwire nigeze kwiyongoza amagara umuyobozi wa M23 naramwandikiye ni wowe ni Bertrand Bisimwa cyangwa Bertrand mubwira muha proposal ndamubwira ati nakora bino mu cyama ambo twaravuganye ntabwo ndi bujye kuvuga ibindi bintu birenze ibyo ngibyo ariko uhita wumva aho nashaka kuganisha numva gacobora kuba nkajya hariya nyine ubwo ni ukuvuga ngo ariko of course ni kujya gusupportinga birumvikana kurwanira igihugu icyo nacyo kirimo ariko bro nashaka kuzaba umuyobozi nyine mukuru kuko mbamona nyine nshobora kuba umurida mwiza so rero ariko icyo ngicyo cyo kuba president ewan ntago ntagishobora ubu ngubu numva ntago ntagishobora kubona zanze ari stress nyinshi cyane man shara tukuba president bose nyine abari abahatari abari stress nyinshi kugira ngo uyobore igihugu ukontrol ibintu byose bibamo ibintu byose ntago ari ibintu byoroshye none icyo ngicyo rero magishize ku ruhande sanga atari ibintu byanje ari impano yanjye ubu ngubu ariko kuba mu pasiteri mba nekereza nko mu myaka 40 gutyo maze kugira imyaka 50 ubundi ngiye mfitanye igihango n'Imana nayi haidiri nungeze mu myaka 60 50 rwose nzaba pasiteri baydereka mbabwire ngiye sinzi ukuntu nteye ngiyewe ntago buriya ngiye njya negotiatinga n'Imana yanjye buriya ntago njya nkunda kuvuga gusa ngo Mana mfashe mpereza ibiryo ngo Mana nkorere kino nyereka icyo nshaka n'inyungu nawe n'inyungu y'Imana nayo iri bukibonemo Imana ibaye nawe bro reka nkubwire gamani reka nkubwire kuko iyi niyo reality tubamo ku isi abantu tumenyereye nk'urugero umuntu ushobora kumpamagara ngo muco wampereje ibihumbi 10 wampereje 20 kandi urumva man tuba tuzwe n'abantu benshi umuntu afite nimero zawe umuryango bari munini cyane ibaze buri wese agiye ampamagara ngo mereze amafaranga aho gukwire kumpamagara ukambwira ati bro ufite indirimbo cyaje re screenshot nagusharinge ahantu hose ariko bro nkeneye internet sibyo cyangwa se hari ahantu nicaye nkeneye ibiryo cyangwa se nkeneye aga service nukuvuga ngo rero nasanze ku isi nushaka gusaba nushaka gusabiriza nta value uri guhereza uri amuntu bro ntago uzumvikana n'abantu benshi uzagira abantu barakwanga ndetse n'ababose bose aho bava bakagera nta muntu ntago bakunda umuntu basabiriza ahubwo bereka icyo ushoboye nabo bagufasha bakigufashemo bakwishyure nipe ni coupe imanguhe kabisa kandi hari abantu bajya bibeshya ngo umuntu umukene ari nk'ukuntu abantu bajya babivuga waba nabandi kuvugana na cyangwa turi kuganira cyangwa duhuriye ahantu kuri restaurant ngo aya mucoma gusa ubwo wewe nakugurira ibiryo ariko hari abantu batekereza ko umukire wese umuntu umukapo wari we wese hano muri iki gihugu cyangwa hanze ku isi ari wose ko ari we umuntu ugomba guspendinga gutanga service ariko niyo waba uri umukene niyo waba uri umusecurity watanga service ubundi hari akantu abantu batajya bamenya ushaka gusanga umuntu ari umukire
ariko akeneye ya affection y'umuntu uri hasi. N'urugero nkaza nkambwira nk'umukire runaka nkanta can I have you a drink, nkamwandi nakugura icyo kunywa, suko umusuzuguye, ahubwo nuko nyine wifuza kuba wamugura icyo cyo kunywa. Ariho abanyarwanda yumva ko wamugani wawe nyine umukire wese ni uri buze gaspendinga, ni uri buze akishyura bill yose, ni uze nawe urabyumva, ariko ni wrong mindset nyine. Bagira Muchoma. Reka mbanze mere ku izina ryawe Muchoma. Ubundi ejo bundi nabitekerejeho ntana ku bundi Muchoma yigeze aho Muchoma wapi actually ntago nigeze mbaho Muchoma, uretse ko nabyo ndabizi kubikora, ariko ntago ari izina ryavuye tu ryavuye nyine ku mihanda, ku ma street yuganira n'abantu bacoma n'urugero, yego nawe ukaba ubarimo, hari ubwo bajya kwitiranya ko nawe ucoma, kuko nanone buriya ikintu nize ku muhanda ubundi ugomba kuba ufite nka character zitanu zikugira umihanda, zikugira umuntu, zikugira ngo surviving hano kwisi. Ego ubundi ugomba kugira character nk'eshanu. Ubwa mbere ni iyihe? So iya mbere niba nyine bwa mbere ntago byoroshye, ariko nanone bishobora kuba bigoye bitewe n'umuntu, ariko nukuvuga ngo umuntu wese uhuye nawe hari icyo umushakaho, cyangwa se niba umuhaye umwanya wawe cyangwa yaguhaye umwanya wawe, gerageza wisanishe n'uwo muntu. Nyine uba ugomba kuba umeze nka ka gasimba kajya gahindura amakarazi uruvu, yego bro, kugira ngo hano kwisi kugira ngo uzaha surviving neza, kandi ntuzigere ugirana ikibazo n'umuntu cyangwa se uhabe umeze neza wa surviving. Ubwo so kubiryarya so kubiryarya hagaro kubiryarya, kuko urumva iyo umuntu ari indyarya abana n'abantu bose, sibyo se nje niko mbyumva. Ariko rero reka nkubwire sibyo, ariko ushaka no kubiryarya utari indyarya mbi, yego twe kubishyira muri sanse uya nuko gusa iyo umuntu avuze ngo indyarya abantu bose batabumva nyine indyarya ni nakantu kabi gasoundinga nabi, sibyo. Ariko twebwe twavuze survivor ya hano kwisi, niba uri kumwe n'abapasiteri no mara wati baravuga ibintu by'Imana, so ugomba kugira some information ku bintu bijyanye n'Imana, kandi ugashaka kwigaragaza nkabo, kubera ko maybe mufite hari umurongo muri kujyana muri guhuriramo. Rero ntago ako kanya ugiye kuzana opinion yawe, ahubwo ubundi reka nkubwira, ubundi hano haba opinion yawe ni igihe ari wowe uri gukontorora aho hantu, yego niyo that's why buriya kugira power ni ufite ububasha, aho ngaho byo iyo ego yawe ujye uyigaragaza. Ariko mu gihe uyobewe, ariko igihe cyose uri kumwe n'abantu kandi atari wowe uyoboye, no mara watu ugomba kugerageza guhindura kala kugira ngo umere nkabo, yego haro ntari bubyumve neza. None mu gihe se uwo muntu uri kunyobora ndi kubara ari kunyobya, ndemera ngo anyobye kandi nanjye ngomba kumuyobora nkamwereka inzira nziza, icyo twavuze ngo aho utari kuyobora, aho utari kuyobora ndetse n'inyungu uri kubibonamo, ahubwo we ako kantu k'inyungu, ako kantu k'inyungu niko twavuze, kuko hari abantu benshi dushaka kwa applyinga ego yacu aho bidakenewe, yego. Ubwo icya kabiri ni ikihe? Oya nubundi ikikenewe icya kabiri nyine nuguhora ugomba kwiga ibintu byose no kuburyo ugomba kubyapplyinga aho bikenewe rwose, nibyo ngibyo. Ubwo icya gatatu ni ikihe? Nibyo ngibyo byose bikubiye muri byose bikubiye muri ibyo ngibyo kabisa. Biri ibyo ngibyo. Yes Muchoma, reka twigarukire muri lifestyle cyangwa reka twigarukire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndashaka kukubaza nuhe musanzu wumva watanga muri cya gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nkawe Muchoma wahakuriye wahavukiye ndetse ukurikirana umunsi ku wundi amakuru n'ibijya mbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo? Reka nkubwire ntago nahakuriye, kiriya gihugu gisa nkaho cyambyaye, kimeze nk'umubyeyi nyine w'umubagito ubyara umuntu agahita kurekura ukigendera. Ubundi igihugu cy'u Rwanda, ubundi mama ari we papa wanjye kabisa, ni step father, icyo cyaguhetse nicyo cyangiza uwo ndi we, kinyigisha struggle, kinyigisha nyine kinyigisha ubwenge, kinyigisha indangagaciro z'igihugu cy'u Rwanda.
nubwo nagiye mu bindi bihugu bitandukanye ariko ntekereza ko ubu ngubu aka kanya mandike niwo mubyeyi wanjye w'iki gihugu uretse ko nanone yego aho wavukiye ariho mfite n'ababyeyi banjye ariho wenda nabo bafite inkomoko sibyo nanone ntabwo wabyirengagiza so mu by'ukuri byarananiye nabuze icyo nahakorera ni ukuri ko Imana nagaruka kubeshya ubu ngubu nararetse nararekuye kabisa nubwo icya gitekerezo nakubwiye ngo nari mfite byageze igihe nyine ndarekura tu ndabati Kongo reka mbe nyihore yuko nguko dufite umutungo nitubona amahoro iki niki tuzasubirayo nyine tujye kwinvestinga kuko ubu ngubu mane ndi umucuruzi byo ntago ari ukubeshya nkeneye ahantu mbona ndi bushyire ikintu cyanjye kikabyara ikindi ntago tera ndi kumwanya tena kujya gustragoringa nyine ya musori nyine ngiye kudisappointinga abantu biwacu bavuga ati mucoma kuda yihakanye Kongo abantu ariko reka mbabwiza ukuri Kongo ifite ibifi binini cyane bitari no ku rwego rwanje rero reka mbanze nzamuke byibuze ndeba ahantu nzamuke nimbona ubushobozi butangiye kuboneka buhagije rwose nanjye ndi tayari kubana uzagira icyo hindura yego ariko ya mafaranga make ntabirengeje ya mafaranga make ya nyine yo kuba wa supportinga hari icyo yakora iwa abavandimwe bari hariya ibyo rwose ntari be wafasha rwose yego turanabikora yego mu minsi yashize hari ibiganiro watangiye kuri YouTube channel ya Big Town na mu podcast bamwe bati Muchoma se abaye umunyamakuru Muchoma se aje kuturirimbira Muchoma se na Bakti Monday Friday Muchoma uri kuri Big Town waretse umuziki ujya mu itangazamakuru cyangwa ubikora byombi ese zira podcast bimeze bite reka nkubwire wandi Muchoma ni kirihahira reka nkubwire iyi mihanda yatwigishije no kuba maso cyane niyo mpamvu nababwiye ngo ubundi ugomba kuba uri umuntu urimo abantu hafi nka 3, 4, 5 kugira ngo ushobore kuba surviving iyi so nukuvuga ngo rero man iyi mihanda nyigishije ibintu byinshi ntago ari umuziki gusa ntago ari ibintu bya red pill gusa bro nyine mba mfite utuntu twinshi ahubwo kubivuga buriya nibyo bintu by'abingora ariko ubundi mba mfite utuntu twinshi mu mutwe nagiye mbona ku bantu bro nyine man imihanda buriya ni university ya dance by the way simbabeshye mbona iki ni exclusive man mfite sana university ntago ni nayishyira hanze ariko izaba ari university nyine iri yigisha life ya nyacyo kuko nacyo gusanga abantu benshi bajya birukanka kujya muri university kujya kwiga gusa ngo ugiye kwiga ubukerarugendo ugiye kwiga ibintu byinshi ntago ngiye ngo nujya kubyiga ariko nanone hari igihe ujya kubyiga ugasanga ni scam uri gutakaza amafaranga kandi amafaranga ari kujya kubyigira ngo uzayabone nawe byumve guys uri kujya gutanga amafaranga yawe kugira ngo uzabone andi kandi uri kuyatanga already nyamara yari amafaranga uri kujya gutanga wakayazanye ukayakoresha ibintu byawe bisanzwe bikunguka ntibirige witakaza umwanya wawe hariya ntago buri muntu wese akwiriye kujya kwiga muri university pepe ntago ari kubabeshya yego so ndukuvangwa kenshi ubundi university ubundi ni scam tu y'abantu bamwe na bamwe yego hashize imyaka 3 we na The Ben mukoranye indirimbo bita Umutoso ni indirimbo abantu bakunze kugeza kuri uyu munsi maze kurebwa n'ibihumbi 200 na The Ben kugeza kuri uyu munsi bisa nkaho atari kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ku bafana ba Bruce Melody hagati ya bato zigomba kuba hagati yabo kuri wowe nka Muchoma sana zira bato za Bruce Melody ndetse na The Ben zirakenewe mu muziki nyarwanda ndo zirakenewe bareka nkubwire ndi kuganira n'aba brothers benshi hano turi kwiganira ubera ntibazakubeshya hari igihe ngisige numva ama topic abantu bari kuvuga ngo bara naba legend nyine ngo tugomba kububaha hariya bro kubaha nta kibazo reka bakubaye ariko wibuke ngo aba bana bose kuri step uko ingazi zigenda zizamuka uko niyo baba bakubaha barashaka ngo bahagarare kuri mwanya urimo bivuze ngo competition uko wayigenza kose uko wayikwepa kose irakenewe yego byumva sorry Ben ni big brother wanjye ndamukunda cyane pe
ariko na melody ndagira ngo shaka ari nka petit frère ndibaza yego kandi yaje muziki n'ubundi mubona kandi nagiye namuzana namusapotinga muri utuntu tumwe na tumwe yego ariko melody nawe iriya ngazi kuva na kera nkeka ko zari inzozi ze yego cyane rero njye ntago ari ukukubeshya njye ntago ari ukubeshya njya bibwira na Ben nkambwira ati njye melody nyine ntekereza ko icyo arwana nacyo nuko nyine agomba kujya kumena runo rukuta runo rukuta agomba kurusenya uko byamera kose akajya kuri nimero 1 sibyo icyo nemera cyo melody ntabwo ari yaba nimero 1 njyewe yo ni opinion yanjye ariko bro biragaragara ko urukuta ashobora kurusenya ngo rero urukuta narwo kandi buriya bigaragara ko ari Ben niyo mpamvu njye ndi straight cyane kuko impamvu Ben ari we usa nk'ari we ubundi mbere bajyaga baza kuri nimero 1 ari Ben na Meddy rero Meddy we amaze kwigira muri gospel kandi urabizi ko Meddy n'ubundi bisanzwe ntago ari umuntu ukunda ibi bintu by'amashowbiz cyane byo gutwika cyane we uretse tumukuyemo rero Ben ni we sa nk'ari we ubundi urebye neza Ben niwe nyine biragaragara ko ninjiye mu bwonko bwa melody cyane kandi bura sinjya nanayibesha mane du philosophe wa Danje melody bari kuvuga bro nyine ngomba gusenya runo rukuta kugira ngo nze nimero 1 mbicare none nanjye mbe king wa Danje ubona bizamukundira bro bishaka kumukundira bishaka kumukundira nubwo bitoroshye ntago byoroshye kuko mbwire ikintu gihari nyine hari ikintu bita inyota mani mu Giswahili niko bakunda kubivuga ngo mani umujama afite nyota ya Danje bro Ben afite igikundiro njyanyeberwa n'ahantu kijya uri ko byumva ariko Ben rero mu bisanzwe usibye no kuba abantu batamuzi nyine bamubona icyo gikundiro bakinmukundamo niyo uri kumwe nawe niyo muri kumwe nawe nyine afite skills niba njye ntekereza ku mutima nawe baraza kureba ikiganiro ndibaza nawe arashobora kuza kukireba ariko nanjye ubwanjye reka mbimubaze hakuno njya nicara ngare akobe nawe uri muri babandi bagira colors nyinshi kugira ngo basurvivinge kwisi cyangwa se uri really wanyawe iyo turi kumwe cyangwa uri kumwe n'abandi bantu kuko Ben ni wa muntu mushobora guhura my brother ndagukunda niba koko akuze anagukunda arabikubwira cyane niba nkwemera ndakwemera n'umusho gusaba service akayiguhereza nyine n'umuntu worohera n'abandi bari bo bose think icyo kintu kite kimugira nyota ya hari bakamwihera blessing y'igikundiro cya Danje uri kubyumva ariko melody we ntago ndi personal ntago ndi muzi personal cyane ariko reka mbabwire nuko bino bintu atari ngoma ko nakivuga ariko reka nkibabwira ka exclusive by the way ntago ari kugira ngo mba comparing nyine ngo abafana ngo bagire umuntu ngo bareba ngo hari uwo mvuze neza ngo cyangwa hari uwo mvuze nabi yego melody nawe ni umuhanga cyane ni umunyabwenge kandi ni umunyakazi wa Danje pe cyane ariko reka nkubwira akantu mudutaho kandi none kano kari personal noneho kano nakantu njye ubwanjye nakoze yego niba ari muri 20 muri 2020 bade hano nibwo bwa mbere mbivuze ubundi nta na hantu nigeze mbivuga ku kintu cya melody yego nigeze kujyana na Irene uri kubyumva tujye gusaba nde collabo mujye kwa melody tujya kwa melody turi kujya gusaba collabo yego njyana na Irene twari tubirimo nyine icyo gihe turi kuganira ndetse nawe ubwe mva no muri USA naye namuvugishije ese melody bla 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 twa collabo iri tayari twakorana nta kibazo yego ibyo ngibyo nta kibazo yari mu gihe cya corona kandi urabizi ko nta bitaramo byari bihari as a brother nk'umuntu nari nsanzwe nyine nzi fana nawe wenda nzi bisanzwe kandi tunavugana ndavuga ati ariko reka njyaneyo umuceri mu rugo rwe waragira haha njya guhaha njyana ibiryo njyana n'ibyo kunywa ndabijyana nk'umujama usundi mujama bro ndabijyana icyo kora nagize umwako sanga adahari yego ndetse dusiga tuvuze ngo ibi bintu ni muco mubisanye
yego na Irene yego uri kubyumva yego ariko bro nashatse ku make sure ko bigomba kuba agomba kumenya ko nahageze nyine ko wahageze ko twahageze ariko uzi ikintu gitangaje bro niyo nkaraza ubwonko inshuro ushobora kuba narahuye na Melody niba bitarenze kabiri ntago yigeze kumbwira ngo brother bya bintu narabyakiriye nta na message igeze guhereza ntayo niba nibuka neza inshuro ijana ntago yigeze ambwira ko at least baswarakoze thank you so much ibintu narabyakiriye so ku bwonko bwanjye ndakaraga okay ese ibintu nazanye ni bikeya ese ibintu nazanye nabuzo nabihereza cyangwa arabigaye ese bro kubera ko utashobora no kumbwira ati brother ikintu cyawe naracyakiriye uri kubyumva ako kantu nakaduseho abura kwana tujya duferingira umugore n'umugabo abagabo ho tuva tukagera bro amafaranga 1,100 byanjye cyangwa 200 iyo mbiguhaye bro ngomba kumekisha ko ugomba kubirikukana ugomba kubishimira ukabirikunayizinga ko 1,100 byanjye ntago nabuze umuntu mbihereza mucoma none sibyo ariko si beefu nakantu nkobabwiye gusa kaga character yego minduje na wa muvandimwe wundi yego ariko nakantu gwenda kari personal bishobora kuba yarabyibagiwe icyo reka reka mvuge birashoboka reka dufate ko yabyibagiwe nese byari ngombwa ko gushimira ni ngombwa nyine ko umuntu wese ugire neza gushimira bro reka nkubwize ukuri kuri iyi si njyewe personally nundi wari we wese niba nta buryarya hano ku isi tufite yego ntabwo naguha ikintu ngo narwe ngo ntushimire thanks byonyine irabaye utanshime ntago nakiguhereza kuko ntakiguhaye nagiha nundi ntakimwe nagiha nundi kuba ngo mfite option yo kuba nagiha abantu barenze batandukanye imibare y'abantu batandukanye so kubera ikiriwe niba nguhisemo nkakiguhereza kuki udashobora kunshimira nubwo kabone ko bro nubwo kabone ko Melody ntago yabinsabye yego wabikoranye umutima mwiza nabikoranye umutima mwiza ariko nawe ariko ku myaka umuntu afite nanjye urufite abandi bagomba kubihereza ntago nabura undi muntu none muri covid and please icyo kintu bro ariko ntago yigeze abicibira man reka twizere ko wenda azagushimira one day bro nta kibazo ariko please man nutanshimira ako kantu nzakadutaho kandi bro ntago rukubeshya imyaka yose ako kantu njya nkadutaho kubera iki bro muvandimwe udashobora kunshimira ako kantu yego mbo abantu bari kubireba nyine namwe muri konese nyine se kuki utashobora kumbwira ngo thank you kabone nubwo byabari bikeya cyangwa nubwo utabinsabye ariko nabiguhaye bro ndabiguhaye kameme yego kandi nabikoranye love bro ubyumve nabikoranye love kabisa nta nubwo yari na collabo by the way nago cyari ikintu kijyanye straight na collabo kuko nabikubwiye n'umuntu nari nsanzwe mvugana nawe yego anyway nibyo ngibyo rero yeah mucoma icyo gihe mwaba mwarabonanye byagenze gute twarangeje tuza kubonana nk'icuro zirenze 2-3 yego ariko bro kireka niba yarabivuza hari nkaba narabyibagiwe ariko buriya mani ntabwo nyine mbyibuka ubwo rero reka nkubwire buriya dore ukuntu duteye buriya nge mani ngira amagambo y'ibintu byinshi no mu mutwe ibintu byinshi niba ntabyibuka amahirwe menshi buriya ntabwo byakozwe niba byaranakozwe buriya ntabwo byakozwe neza kuko somehow kuko ntabwo ndi umuntu nanone ukuntu nteye ntabwo ndi umuntu utajya wibuka ishimwe ry'umuntu kuko ukuntu nanjye ndikunda muhita mubyumva ko nanjye ntabwo nakwibagirwa umuntu wambwiye ngo wakoze kandi bro yari wakoze gusa bro cyangwa ibintu wakoze ndabizirika nukuri kw'Imana kamabwira bitari by'uburyarya nari nkeneye gusa bro thank you gusa nabibonye ibintu byawe gusa ndego mucoma reka tujye ku bindi bintu ariko Melody niba azareba iki kiganiro nawe ni umugabo ndabizi neza ko afite IQ iri hejuru ni umuntu utekereza cyane wamugani nabona ko ari ngombwa azakubwira thank you cyangwa natanabikora nabwo ubwo nawe uzamubabarire nk'umuntu oya nta kibazo yego nta kibazo reka njye ku bintu njya mbona bamwe babifata nko kwicisha bugufi cyane abandi bakabifata nko kwifotoza abandi bakabifata nyine mu bundi buryo bwabo ugasanga mucoma yibereye mu marangi yafashe isahani yatetse hasi arimo aririra
bisobanura iki kuri Muchoma biriya bintu? bro biriya bintu rero buriya man umuntu uzi ubwenge n'ushobora kureba filozofi bihari hariya cyane buri impamvu mbikora ntago naruko nananirwa kujya kugura ibiryo muri Marriott cyangwa mu mahoteli ya danje yari yose yo kwisi kuko mfite ubushobozi bwo kuba najya Miami aka kanya nkavana mu Rwanda nkajya kurya Brazil ahari hose ariko iyo nicaye hara ku muhanda kandi nkicara hano iwacu mbashaka kwiyibutsa ko hari ubwo nigeze nicara hariya hasi kandi biriya biryo ndi kubisabiriza ndetse rimwe na rimwe ntashobora no kubyigurira uri kubyumva so igihe cyose rero mbikora kugira ngo ntazagira umurengwe cyakora nkibagirwaho navuye kandi buriya mistake ya mbere ku isi man iyo ugize umurengwe ukibagirwa amahirwe menshi bro niyo waba uri ku gasongero ko hejuru biroroshye kuba wahita wikubita hasi kuko nk'urugero byigeze kumbaho man hari igihe nigeze kugira company muri Amerika amakamyo bro ku buryo ku cyumweru mani nabonaga mani nk'ibihumbi nka 20 by'amadolari ku cyumweru yego bro ntago ari ukubeshya man icyo gihe numvishe ego ya danje kumva nyine warenze nyine numvaga nyine nta muntu wagira icyo ambwira ku isi ari minister wari wese of course icyo gihe namwihamagarira nkanamubwira minister akora kino kintu kubera ko bitari ibyo mfite amafaranga niyo bakwirukana jewe ubwanje nta gutunga umwaka wose imyaka 2 utaragira ikibazo ariko urabyumva ni ibintu butekereza ariko bituma ugira egos rero bituma muri Amerika nifata nabi somehow urumva numvaga ko bino bintu aho bigeze ntabwo ubwo uzongera kumbona ngo nasubiye inyuma niko watekerezaga ko natekerezaga nyine ngo ntago nshobora kuzasubira inyuma yewe niyo nasubira inyuma bizaba ari half byibuze nk'ibyo 10,000 byibuze ku cyumweru no by'amadolari ariko bro so nibyaje kugaragara ko ntibeshyaga cyane bro nsubira inyuma nsubira urumva ngiye nagize company ndi guhayaringa abakozi utambwira ko company yavuye nawe bakaguharinga yavuyeho nanjye ntangira gustragoringa no kujya gusaba akazi yego uri kubyumva ibyo rero bro iyo ubaye umunyabwenge usanga buri kintu cyose kirashoboka rero uko waba uri kugasongera ko hejuru rwose ntuzahicare ngo uvuge ngo iki kintu ntago gishoboka ngo ntago ushobora kugwa hasi imva isi iroroshye cyane iyo utamenye ko iriya ngazi utayishyigikira hano ngo ntigwe amahirwe mishobora kugwa tu niko biteye so rero biriya bintu rero niyo filozofi mba mbikorera igihe cyose kugira nicishe bugufi igihe cyose bro nta comments ujye wakira bagutuka atari ku wundi wowe bajya kwicara ku muhanda ushaka iki bla 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 actually iriya content barayikunda cyane sinzi impamvu ntago iriya content nta muntu ujya uyanga kabisa maybe harimo akantu kamwe na kamwe ngo se ngo gurira ku muhanda birarenze wacu ari kwishutinga hari umupeti wabivuze icyo gihe turi gushutinga ngo man wese ngo kwicara ku muhanda birarenze ariko birumvikana we ntago byari birenze kuko nawe niyo situation arimo kandi koko nanjye usibye ko abantu iyo mbipostinze babona ko birenze ariko njyewe biriya bintu nanjye koko ibyo bintu niko buzima bwanjye ariko nabayemo Biden na n'ubu ngubu ntago ari ukubeshya man bajya baba man ntambo bigiba umusirimu buriya man ntambo bigiba umusirimu Burundi uracyari imbo bro ntago nyine bubo ntago bwashira tu nukuri kw'Imana bura background man imikurire man ijya yica umuntu burundu tu ntago byashira burundu ujye ureba nka Diamond ntago bwashira ujye umubona ntago bwamushiramo yego Muchoma mbere yuko njya ku buryo utanga content ya ku badamu reka mbanze nkubaze ngo buriya buzima wabayemo bwo ku muhanda urimo uranonye no kubwiyibutsa kugira ngo utabwibagirwa kugira ngo utaza no kwirara kugira ngo mu byo ukora byose ugere aho wifuza niki bwakwigishije cyakora reka nkubwize ukuri njya nshimira Imana kuba yaratumye nyine mvugira mu muryango nyine w'abakene tu bo muri buriya buzima ntago nyine njya numva proud nkaba ati urazi nabubayemo koko byaranshimishije cyane
bro iyo ntabonyuramo ari igihe mutari kuba nduyu nguyu uri hano mani byamaye byanyigishije ni ya kaminuza bwanyigishije sana university bro itansaba kujya kwiga muri kaminuza ari kaminuza y'ubuzima iriya ni kaminuza y'ubuzima kandi ngiye sinkubeshye ni kaminuza y'ubuzima kurusha y'amashuri ese ubundi wize amashuri nta gucima ijambo izi certificate bro niba mfite PhD y'ubuzima umusa urashaka ngo ni urashaka indi ishuri ntabwo rikenewe indi certificate y'iki koko ushaka kubaza iyo bro iyi irarenze umusaza yego Muchoma uyu munsi umuziki w'u Rwanda turabona ahantu uhagaze turabona ahantu uri n'icyumva wakora niri hetafari wumva washyiramo ku buryo byibura dushobora kuzamukaho akantu gato ukavuga uti ibyo ari byo byose Muchoma sana hari icyo akoze mu muziki w'u Rwanda. Coach Gael ari gushyira hariya Kigali Universe uzisanga hariya uzahisanga nk'umuntu nyine uvuga uti ndi mu rugo ndanezerewe nkora ibi n'ibi byose n'icyumva wakora. Bro reka nkubwire man nta nubwo nenda kuguca intege. Umuziki wacu ntago zigero ba urenga umwebwe mu bitekerezo. Ntago nyine uzaba umuziki umwebwe ko muwifuza tu. Nyine ngo utangire urebe ngo abatanzania ngo twarenga abatanzania cyangwa twarenga aba Nigeria twarenga abanyamerika. Umuziki wacu ushobora kuziyongeraho gato ya wenda bitewe n'iterambere ry'igihugu sibyo bitewe n'abantu biyongereye umubare w'abanyarwanda bagenda wenda bavuka ibyo ngibyo ariko nanone wibuke ngo ibindi bihugu nabyo biba bimeze gutyo. None ikibazo cy'umuziki bro kigendera kuri popularity y'abantu. Mara ntibazakubeshya uko wakwifuza umuziki ngo utekereze ni wawushoramo amafaranga gana gute. Yes uzazamura abantu bahanzi mu gihugu bazamera neza pe bazabona amafaranga sibyo ariko umuziki wacu nta gushobora gutekereza ngo uzagenda ngo ube urengo wa Nigeria kubera ko turebera streaming numbers niyo abanyarwanda bose bakureba imubare w'abanyarwanda bose wakureba turi miliyoni 13 sibyo ubwo muri make rero ubwo ni miliyoni 13 aba Nigeria rero ubwo nabo tubabare ngo nabo bamurebe aba streaming umu Nigeria wabo umwe na view indirimbo bo tayari bageze muri 300 millions aho ni 500 biranashoboka abanyakenya nuko nguko abatanzania nuko nguko so mu byukuri umuziki wacu yes of course aracyakeneye akantu k'agafaranga nyine abashoramari bahano uko igihugu kenda gitera imbere bashyiramo agafaranga nyine duhe umunezero abanyarwanda ariko nge nekereza nyine hari ukuntu mujya mu exagere ibintu nkabona nyine abanyarwanda turashaka kwifuza ngo tube nk'aba Nigeria nyine ngo tube twarenga aba Nigeria cyangwa ngo tube nk'abanyamerika bro ibi byo ntago bizakunda pe I'm so sorry ntago bizakunda nyine yego reka dukomeze kuri turimo turagana ku musozo urumwe mu bantu bagira comment zitari nziza ku gitsina gore muri content nayo yindi ukora kuvuga ati uzitondera umukobwa wabyaye n'urugero w'umusingle mom ati wenda ati niba umukobwa afite aba ex wenda 20 cyangwa 100 atumuzamwitondere abantu ukabona ko urimo kwataka abagore uhe n'abagore mu piki shabura reka nkubwize ukuri bro nta muntu ukunda ntaguciye mu ijambo yaba ari cya gitabo Rocky yavuze cyo kumenya umugore ukarambura page ya mbere kugeza kuri page y'ijana nta kintu kimusangamo ati umugore n'uwo rero ibyo ngibyo ntabwo ibyo biragoye kubya Rocky sibyo ariko mane ntago ari ukubeshya abagore bro abagore ni ikiremwa cyatanje gitangaje cyane sibyo ubundi mba mbona nyine abagore ukuntu nyine ba brandinze Bikira Mariya uko byumva buri mukobwa wese buri mugore wese mba mubona muri iyo shusho ya Bikira Mariya ubundi abagore bagomba kuba ari abantu nyine babatagatifu imbere y'abatware babo cyangwa se yego kuko buriya man abagore bro bafite imbaraga za danje zishobora kubaka iyi nzu mu munota umwe uri kubyumva ariko izo mbaraga bro yego nyine bashobora kugwisha umwami bro ufite ingabo
ariko naye byumva akarangira inani ubwo kingdom yose ikaba Samson bakamwogosha kingdom yose igasenyuka Samson bakamwogosha kubango mani bafitemo ikintu kidasanzwe muri we aho ikibazo ndwana nabo nuko icyo kintu batakizi batagisobanukiye nabo ubwabo ari bo ahubwo noneho bakatuzanira bino bintu by'imbere bo bakigaragaza uko bari by'ubwiza bw'iki ariko hari izindi mbaraga bafite imbaraga ziri indani zabo ariko ntabwo bazizi ntabwo bazikoresha ahubwo bo basigaye batekereza ko ubu bwiza ibintu biri hano hanze bigaragarira amaso ko ari byo bintu bya danje kubyumva akibeshya ku bwiza bwe aribwo bukora ariko ushobora gutuma abona umugabo mbese ari igisubizo cy'ubuzima mbese cyo gisubizo cy'ubuzima rero bro ariyo mpamvu nyine mbabwira ati no ntago bimera gutya bikorwa gutya so mu by'ukuri man ubundi umugore wese uzi ubwenge njye undeba dore buriya kibazo bro ngira kategori z'abantu batatu abagore bubatse yego ntago ari ukubeshya barankunda imana n'abafana banjye ku rwego rwo hejuru uri kubyumva abagabo banyabo yego barankunda bya hatari none hakaba n'abandi bagabo b'abakaparozi bita kaparo nibo abagabo bari wiki yego nabo babaho buriya ntugire ngo buri mugabo wese buri muntu wese ufite ubwanwa buri musore cyangwa umuntu wese ufite ubwanwa ufite wambara ipantaro ufite na hano indani ufite ibi by'indani urumva bro hari igihe yagira ngo bari umugabo gusa hari igihe bari wiki arutwa no kuba yaba n'umugore yakwambara ijipo icyo cyo kiriho oya mwana ariko nawe ngora rengereye ku buryo umugabo se ufite gahunda yaba ari umugore ubundi umugabo ni mindset ubundi umugabo wari wese umusore wari wese ugomba gukreatinga kuba umwami mu mutwe kwanza yego so rero barahari nabo bro uri kubyumva so rero abandi bakurikira ni abakobwa babi b'imico mibi bara rero ntabwo duhuza baranakwanga barananyanga ariko of course kuko nibo mvuga iyo mbavuga iyo ndi kuvuga ibintu batababyiyumvamo bakakwanga bakanyanga ubwo rero nuko nguko nyine nta kundi nanjye n'abagabo bari wiki nabo nyine none n'abagabo bari wiki ndamubwira bro ntukemere ko umugore agutegeka uri umugabo ntukumva ntukemere mu rugo rwawe ku mugore aba ari uyobora urugo inzu ibi y'umudamu ariko umugore ntafate imyanzuro iyo ari yo yose buri kintu icyo ari cyo cyose ibyo bintu biraguzagusenyera abasore uri gutuma umugore wanjye ngo uri kumushyira hasi ngo uramusuzuguje uri kubyumva namubwira uramenye ntukajye ujya gufata umukobwa w'indaya wo ku muhanda abakobwa b'indaya umukobwa w'imico mibi Jay-Z niwe wabivuze fresh no mu bitabo birahari nta umukobwa mubi ntahindurwa ku mukobwa mwiza umukobwa wabaye mubi aba yararangiye burundu ntajya ahinduka iyo rero mbibwiye abacama b'abakaparuzi ntabwo bashobora kubyumva yarebye umukobwa gusa just yamubona umukobwa yambaye neza amweretse mu nda yambaye akaminisika arebye ibibero byiza ahita yumva umugore n'uyu kandi biriya bro biba expired buri abagore bro barahinduka uri kubyumva nukuri kuba nagaruka kukubeshya umukobwa na datinze nawe muri high school ntago namwemera ubu ngubu yabaye umumama do indabaye nini uri kubyumva amabere yaraguye uri kubyumva bivuze gute rero no abwo aba brothers nibo ndabuye mberetse ko igitsina gore kirahinduka nukuvuga ngo ubundi ukuntu biteye bro umukobwa uko agenda kura agenda losing values yes yego actually buriya mwana ubundi umukobwa yarakwiriye babyita gukashinga sheke hakiri kare umukobwa wari wese ugeze ku myaka 18 kugeza ku myaka 25 byarenga 28 iwana ubundi ugomba guhita ushaka uburyo ugomba kuva kuri iyi mihanda hakiri kare rero bijya binsese iyo mbivuze gutya abakobwa
ubwo se 28 si mikeya ndacyari inkumi none ku mukobwa none ufite n'agafaranga niyo bari ku myaka 30-35 ahita abona nyine ubundi aracyari uwa danje abarebera abasore bose hasi abona ntawe yakwiteza abona abakobwa bose abarenze ariko ntago ari byo ku gitsina gabo umukobwa yamaze kurenza imyaka 28 wallahi bro ugize amahirwe mabi se ugahora nawe mugore mubi jya gushaka witonda yego Muchoma turimo turasoza rero ariko awish ko nazagira nawe ikiganiro cyase Top TV Show ndetse na Lea Entertainment sonya tukagira ikindi kiganiro ariko tukavuga ku gitsina gore ariko hari n'umugore cyase umukobwa ushaka kuvuga ibintu akakuvuguruza batisha ahanga arabeshye ntundi nati ahanga ndabyemeye sibyo kuko byaba ari sawa cyane gusa reka ngushimire ko waje tugakora ikiganiro byari sawa cyane ibintu twavuze byose byari byiza nta na kimwe turakatamo kabisa murakoze cyane kabisa usibye kaka cyangwa haze mu ngo cyangwa turayanga ti nta kibazo uko mubishaka rwose nari yego Muchoma nizihinga mufite umuziki kugira ngo dude tunasoza oya buretse ahubwo nkubaza iki nani bagiye kubaza ikibazo Muchoma ni rwiyemezamirimo businessman Muchoma ni umunyamuziki Muchoma ni motivation speaker niko bita Muchoma ni umu activist Muchoma undi tukubarire hehe bro mumbarire muri byose kuko byose nibaza kumbiye kora turakoze cyane ahise avuga ngo mu minota ya mbere hari ahantu yavuze ngo ngomba gukora ibintu byose as long as bigize gute binteze imbere that's it urumva Leandre man reka mbireke ibintu ngiye kuvuga reka mbireke reka dusoze ingamba ku muziki niziherere kugira ngo tugane ku musozo man ingamba zo ziracyari za zindi no gukora cyane tukareba niba abantu bakomeza bagakunda ibihangano byacu kuko dufite byinshi mu mutwe wacu so bakomeze badusupporting please indirimbo yanjye ni cyashya please mugende muyirebe muyisupporting cyane turanayipininga hasi yego yeah kabisa wakoze rero yewande peace up kabisa reka nizere ko wadukurikiye wagize ibihe byiza yari Muchoma sana twaganiraga afite indirimbo nshyashya iri hanze ifite amashusho meza cyane ifite uburyo bwiza itunganyije imiririmbire n'ibiki byose Muchoma sana hari ibintu bikorwa ufitiye ndetse kandi biguteza imbere Muchoma sana wamureba kuri Big Town TV bafite podcast imeze neza na Bakti bari guteza imbere 5 kandi YouTube channel yiwe ni ngombwa rero ngo dushyigikirane dukundane duteze imbere umuziki nyarwanda abikorera urubyiruko ahantu hose dutera imbere mwakoze cyane yari Top TV Show ndetse na Lea Entertainment Imana ibarinde blessings